Yes, of course ni Souvenir TV show nkuko mubizi, gusa twari tumaze igihe tutabagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kubera ibibazo ndetse n'imbogamizi twagiye duhura nazo. Mbanje kubiseguraho rero kuri mwebwe mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Souvenir TV show. Gusa aho guhera uyu munsi tugiye kongera tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi buri munsi umunsi ku munsi. Imbere yanyu rero muri kuhabona umukobwa mwiza cyane, mumaze igihe mutamubona, benshi mumbaza ati se Safina madamu makanika asigaye ahugiye mu biki, ese asigaye akora ibiki? Niyo mpamvu uyu munsi namuzanye imbere yanyu kugira ngo tube twaganira nawe iminota mikeya ubundi tumenye byinshi bijyanye nawe. Bite Safina? Amizeza ndashima Imana. Tugaye kazi kuri Souvenir TV show. Okay. Nanyi ndabashimiye cyane. Ko mbona usigaye umeze neza. Yeah, ndashima Imana nakizo. Ariko rwose bishoboka tumangirizo duko nasonegera niko ongerese ke turebe yabaruseka neza ariko mana ariko no usigaye usukisha bigira ngira isoni za danje buriya ariko ngara munene minsi tumura ari kugutamo uhise kandi mana yanjye koko ngebyo bisuko ayo maso ayo minwa niko mana kosubere mbabarira ese we munshingira ibintu nk'ibi nanjwanyira makanika ni ngo muhite munshingira undi muntu makanika se mwarashwanye kandi mfite abakora ko mumeranye neza ahubwo nzabasura nzakugwaho ndetse abantu banyise ko babizi ko ngiye najya ncika intege uzazusuzumureba urebe ko hamubona muri no minsi uri kubaheza cyangwa minsi nyine bunifitiye iwanjye ndi heza mfite akazi keza nubwo nyine bitari byakunda ngo bigende neza ariko ndabizi neza ko bizagenda neza ko umuntu agenda akora. Muri no minsi uri gukora iki? Ibintu byo gucuruza ya uri gucuruza ibintu byo kurya pana amamba numeze neza ku gapanaro cameraman nagenda akwekane neza ku gapanaro kawe mana yaje ku gapanaro kawe rwose umeze neza kuga uba wajyanisha ku mablaka shana ribi nyine nta mutima mubi cyambere nukunyurwa n'utwo ufite. Yego kabisa. Hanyuma rero waruvuze ngo usigaye ucuruza, usigaye ukora ibi nyine ucuruza ibiki kuyangana azana kubera abakiriya? Yani bijyanye no kurya imboga ibintu nyine bisanzwe byo muri butike gusa. Isoma ka business keza cyane ko nawe ushaka kubugira peti nka musore njya numva giti mujisho ukorera hehe? N'amayinite uracuruza byose ne ukorera hehe? Yego mana yanjye usanga aho uri ni hehe hano nyese kunaje mu Gatenga niba ari mu Gatenga Kicukiro nimba ari ukorera ndabizi naho ngaho nyine. Okay. Abavuga ko usigo ufite nyine umutitu uri kukwipevera cyangwa waba uri kuguhata urukondo na keya n'amafaranga nibyo niba ari byo nuwahe ninde? Ni makanika wenyine ariko siko nawe ni muhungu turabona ko muri kumwe we gusa nyine hari wari bwabone udatendeka ako niba ukunze kunda umuntu umwe birangiye ni mushwana agende nta ni haza undi naza nibyo nyine. Kuki wikundira ibisaza ariko kuko makanika ni muzehe biranagaragara kuki rero wahisemo ukamukunda uko rujyaho rushaka n'ijye waruyoboye ndujyana cyangwa nirwo rwifasha urugenda rushaka kunizo kubona inkuru yawe se y'umuntu ungunsigamana yarabaye umutinganye uretse ko ngo yabivuyemo ngo mwabanye nibyo matsiko mwarabanye arakagwe mu roza aragahambirwa umuntu mumuzanye gutu ugiye kunyicira umunsi gusa nta kindi kintu ugiye kumurera ntago ujye mukombura nkumburande iranzerereze yego mana kaga karugendo shinono uzana bamubaza iki wapi mubaza iki amafaranga se icyabona nonsigaye numva ari baseka akajwe ntago mbizi nge nawe njya muri cyane ibintu byo ko mama ari ubucucu arimo mana yaje babarira muzamuze nawe mana we namwica. Bakunzi bacu rero yari Safina mbana hamagikuye ngo tugende twiganira umunsi ku munsi namwe mugene mumbwira abo mushaka ko butahanza abagezaho ndetse mukomeza mutugira inama aho muri comment ndetse no kuri nomero yanjye ya 078 922 711 hanyuma rero ubonye undi musore ufite kofi usa neza akakubwira ati Safina nshaka ko urekana makanika akakujyana ahantu heza mu nzu nziza akagushakira akazi keza ariko akagutegeka gutandukana na makanika wabyemera? Ndabihakana. Wamaze gutandukanywe n'ikindi ako kitari amafaranga. Asa makanika wese umukondera ibiceri. Ibiceri sabe ndafite biri he? Biceri afite nyine uko kumwe. Yes ko natwo nutwo nafite tumurwaje. Kusinona wajye kubona guse bikuyemo nago tumurwaje.
okay ngaho nacyo ngabyemera uko bishaka cyambere nuko abanyarwanda bahukurira nimwemere ariko baba beshi mukabyakira yandi amakanika yavuyemo se byari ukuri cyangwa n'umunini ugize yitwitse kuko arabavuze ngo arabavuze ngo ntago ari byo nagiye mbibona ye ko wajya kumubeshyira kugira ngo mukuraho amafaranga ukajya kumira bashyizemo imyenda kugira ngo umwereke ko utwita umukureho ibiceri ariko ngo yaje ni byari byo yabaga ari imyenda koko kugira ngo umukure cyangwa niba nari n'imwite nari ntwi none yagiye he yavuyemo ikindi se ni yavanywe muri iki bahamagara ngo muze munsange kwa muganga byagenze gutya na gutya yavanywemo n'iki se basi ningi wakabiba cyangwa akabibajije Imana yabikoze ndabizi se impamvu byabayeho impamvu yabikoze nuko wabona ari kuzagira ubuzima bw'ibyo cyase ugasanga abayeho hanahangayitse ko byagenze gutyo rero ntawamenye ibyari byo ukwakira ibije nyine ugira egisi hari undi mutipe ufite mwakundanye mbere y'uko ukundana na makanika ubona mukamwarutsa nawe arahari yitwa nde shamuvuga abantu bamumenye cyangwa muracyari kumwe mbabarira nakazi muracyakundana ongera seke ariko rero bakuvuga ko useka arizo nawe ukabikabiriza ibyo bintu bikurahe nyine ibyo bikura useka neza ntabwo nseka neza bikurahe ntabwo mbizi Imana niba no gutereka amaso mbere ko atari uko wari umeze wari umuntu ugaragara nk'umuntu usenya muri ADPR agasatsi ka naturere wari nyine gifite ubuntu bw'ubusonisoni none ubu ngubu usigaye wirirwa ku makamera urwana utwara abagabo b'abandi utwara ibisaza ujya Cosmos Matimba ahubwo ku muntu ugushaka yakubona hehe so umuntu nshaka saba nshakiye ibikira ku kazi usanzwe ukora Matimba na Sodoma sovere atuma maguruka abaranga ahubwo ijoro rimwe udatuma maguruka ndakwamenya nago nicuruza ngigira ukora iki zibasenye nakubwiye ko ndi umucuruzi icuruza iki nyine rega aruri nese bose abacuruzi uretse ko umucuruza mutaranga ikina filime ya kuva cyaje nago nigize mbihagarika nese nyine nibyo bigutunze se cyangwa kandi bifatanya niyo butike nabona uko ngaguruka nkagenda nkajya butike hasa amafaranga yakorewe ya butike nasi ntago nkora filime zimaze kinago zinsha bo muri abahemba ngahari abantu dafite izina murahembwa abwo mwebwe murishyura turishura kugira ngo baratwishyura nago ukinize filime se tuzumve bajye banazireba ukinize filime seka nyinshi mu nzozi z'urukundo iyo irimo bandi b'abasitari tuzi bande harimo uramukobwa bitane bamwita Natasha ikina mwabakira ndamuzi undi nindera undi ni ubuntu bwa Valence nawe ntago ari umusitari nawe rero tanye kumbwira abo mwiganye ari abasitari kuki mumeze mvuge n'abandi nabo baguhemba ngahe ugiye kuri set wagiye muri shoot wenda umunsi biterwa nawe mwavuganye niko mwumvikanye nzi ko mugira kontara unyine ukabuzi ko uhembwa yo ngayo ahoraho wapi nyine bagenda ugakora akakwishyura ukigendera ubwo ni nk'ibiraka nyine dukora nk'ibiraka tukakora ubugendo ukatwishyura tukigendera wazakoze yawe ukayitegura ukaduha akazi njye na kameramani wanjye nta kibazo nzakabaha ariko n'ubundi canira hari sibyo ibintu kidakomeza ngo yivuga nyine abantu bajya kukureba yitwa Safina Filmi imwe ifite abasabu 6 ubwo ni mama wawe mukuru wawe na nyokorome hariho ibintu na sheri wawe rimbo mufite oya nawe na sheri Jack naho se makanika niki ni sugar daddy sugar daddy nzaba ndeba shari genzabagwa nzabagwaho umunsi umwe uretse umunsi umwe nzabagwaho shamva nari binyine uzaza karibu usigaho hano ni urabonye se bahantu heza sha ahubwo uzaze nguye karibu winjire mu nzu muraze mbona nta mikino ugira abana bikora njyewe ntago naraza umukobwa abakobwa mwaraduhagurukiye mwadufata ku ngufu muragahambirwa cyangwa nimwe mubafata mwagapfamo
cyane mwe mu bafata nako sigaye numva ngo nta mukobwa ugifatwa nta mukobwa ufatwa ku ngufu ngo amufashe ku ngufu sinzi wese ntabwo wagufata ku ngufu ntabyo nzi ahubwo wowe wamufata bitewe n'ukuntu mba nkubona yakuyiswisiga ako souvenir kuvuga uri gutekereza n'ubu ndumiwe ukabyara ngira uko ngenda nkagira naho ngarukira ese we murakoze namwe n'ubu nuko niyiriye mu karitasi ariko uraseka we dore bakunzi bacu umva umuntu uri tayari ambwiye muhuza na Safine kandi wowe mbamo nawe tuguruka ariko nimugakora uburayi ntabwo ari bwiza ako sinabukoze hehe sindi ndaya sinigurisha sinanagurisha ufite sherisi nawe uhari uramushaka se yego ndamushaka nagira umuntu umbwira ati karakana duhuze nzabahuza umusherise aba ni iki nyine shiri wakora uko bati kabisa ni wamuca inyuma ni nk'ibihe yaba gukora okay rago bise niko aza kusiga ukunda guseka cyane cyangwa shaba ibintu mumajira bisekeje ni nk'iki nyine umutipe yagukora uko bari sha umva uyu nguyu wese namuca inyuma kabisa cyabere cyambere n'urukundo ankunda akabanyubaka ni cyo n'umunsi ntabwo wamuca inyuma agukunda akuba n'amafaranga afite amafaranga ntago ari ngombwa hari urukundo n'amafaranga n'ibindi ibintu n'ibishaka safi wakunda umutipe afite amafaranga kubera iki se cyambere n'urukundo rw'amafaranga mwicara mukayahiga se nawe ubaho afite isafuriya imwe n'igikombe kimwe n'isahani imwe kandi bakagenda bakubaka bakabahuna neza ariko umwe wirirwa ufite ibintu ahubwo ari ugenda watimbagura n'umugabo we kandi ugasanga afite ibibazo ubwo rero nuva yese ko banyanga kubera ko nta kintu mba nira nta mutima mubi mwizerana mukundana shamana we bya bindi byose biraza mugira urugo rwiza yewe rwishi cyane ahubwo okay Safi rero reka tugushimira ku mwanya wawe twizera ko ubutari twakira none muzabanyira mu kwitera ubutumire bwacu yego tuzajya guhura mu bukwe bwawe ati wakoze ubukwe dore arasatse ariko waranabyibushye mani nubwo nari nsoje kureka mbe ndetse uziko wabyibushye shawabe do akakabana mwana yerekane yamara bite dore reka uri kumwerekana neza oya shareka mbona oya warabyibushye naranutse bimwe byadanje namakuru ufite yego uzagenda bibona ahari abana uko nambaye ubukoti cyara twite sha ndi kubona indangagira ni imibyibuhire yindi ndarengana sintwite dashwe munda hanjye naha nta kindi ntabwo nwiterera aba bafite amatsiko ndarengana nuko yanyine cyo cyanditse nabo umuntu akifubika niko ubwo nende kwibaza yandi kukubaza gute nacanganye cyo ikiza sinywa inzoga ngewe cyane kuri ngewe buranywa ka fanta ka citro ka ka orange ngiye niko kangwa sigaho nazagutungura nkasanga uri kunywa ibyo navuze ngewe n'abantu tuziranye barabizi nge sinywa inzoga pe ahari wabona ari byo aho ubukirijweho ukijijweho aya kunywa inzoga gukizwa no kunywa inzoga biratandukanye kubera ko umuntu ashobora kunywa inzoga ariko akijijwe nese kimwe nuko umuntu ashobora kuba atanywa inzoga ariko adakijijwe gukizwa kuri wowe ni gute gukizwa kuri ni nyine mba numva ari nk'umuntu uba wubaha Imana ari nk'umuntu nyine uba usenga ariko kujya gusenga ntago kujya guterana imbere y'abantu imbere nyine ngo mwitorere ari umuntu yubaha ari umuntu mbese nyine nahahurira ni no kunywa izo nzoga n'ibyo bintu ngibyo Aisha warakeye yakubwira umuntu ari kukureba yagukunze yagukunze aravuga ati kano kana nta kuntu ndaseka de bahera nacyo ndaseka de bahara ubwo mu kureba abantu baba bagukurikiranye hanyuma izo filime zanyitse kuzijyamo bisaba ikiwe nko ku bandi bana baba bifuza kwikina amafilime bataniteye kuri ayo mafaranga ahubwo ari uko babikunze nyine kenshi na kenshi wari filime yawe ugira se ubundi yewe zirahari yawe watangiye
ni komedi nizo zikiri kujyaho filime episode ntabwo zatangira. Ese ugize abasabu bangahe? Imaze igihe gitoya kimaze kugira abasabu ni muri 180 bajya muri base. N'abandi bajye bagutera inkunga kandi ube monetize uhembwe ku mafaranga. Mu izina Yego. Ubwo mba mbisengeye. Sasa rero kandi twagize ikiganiro cyiza ndagushimiye ariko nizera ko n'ubutagine tuzenya tukiganirira tu. Cyamva naribe ndahari naho ngiye kandi niteguye kujya mbaha show. Iki wabwira abanyarwanda rero muri aka kanya tunasoza? Ngira abanyarwanda mu bijyanye n'iki n'iki. Ngira ibyo byose mu buzima busanzwe ugiye gukora iki, urabasaba iki? Ikintu nabasaba ni ukureba video dushizeho bagaterana ndetse na comment bakanagerageza no kuzisharinga mu mashuti babo bagakora subscribe nyine kandi ikindi nyine turabakunda cyane ndumva ari byo nababwira naho ubutaha. Bye bye. Yes rero turagushimiye cyane Safina. Uyu ni Safina twatiri kumwe Madamu Makanika. Abenshi niko mwagiye mubibona cyane ko nabo badufishe byinshi. Nzanye nambasure murabizi ko dukunda guhurira nabo kuri Kigali 250 kuko naho ni ahantu twirwa tubashakira amakuru agiye agezweho. Nimba warakanze subscribe rero wagize neza, nimba utaranayikanze yikande ndetse naho kuri Kigali 250 duhurireyo hose tubikore neza cyane. Ndabashimira rero reka tubonane mu biganiro bitaha. Yari Sonere Smart Boy. Bye bye.